turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, bakunze bijambo ry'Imana kandi bakunze ba mama Lionel, ndabakunda kandi namwe murankunda ndabizi, mbifurije guhirwa mu nzira zanyu zose. Ndabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, suhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi bene wacu bari mu bihugu byo hanze bakunda kunkurikirana, barabimbwira bamwe. Imana ibahe umugisha. Suhuje abashuti banjye bari muri Amerika, Australia, mu Buholandi, mu gihugu cy'u Burundi, abaturanyi hafi aho, abantu bo muri Kongo bajya bambwira bati turagukunda turagukurikirana. Ndabasuhuje babandi bose bambwiye bati warakoze gufungura channel yawe, ndabashimiye kandi ndashimira n'abakomeje kumpa ibitekerezo. Nabakomeje kumpa ibitekerezo ndabashimiye cyane. Hanyuma mara n'impungenge n'abakomeje kumbwira muri commentaire, ngenda mbona ibitekerezo mumpa, ngenda mbona nabangaya, hari nabangaye ko bitari ngombwa ko mfungura channel, barambwira bati keretse nimba warabonyemo agatubutse. Abana bo ndabashimiye cyane, ariko mbabwira ko ntakurikiye imitsima muri ibi bintu Imana yampaye, ahubwo nakurikiye ijambo ye, kandi nanababwira ko byari ngombwa ko nyifungura, ahubwo nimba byakundaga ngo ngire nk'eshatu. Nicyo kwaguka nicyo bisobanuye. Birashoboka ko wenda udakunda abantu baguka. Kwaguka nicyo bivuze, kandi nsenga Imana buri munsi uko bwije nuko bukengwe ikomeze inyagure mu bitekerezo. Kandi namwe inshuti zanjye munkurikiye mbifurije kwaguka mu bitekerezo. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi hari ijambo nateguye ko tuganira ririmo rifasha umutima wanjye, kandi ndifuza ko turiganira tubanje gusenga. Nta kintu twakora tutari kumwe nayo, ntacyo twashobora. Tugiye gusenga Imana tuyishimira ikomeje kubana natwe muri ibi bihe bitoroshye by'iki cyorezo, ikomeje kugaburira abantu, ikomeje kurinda abantu, ikomeje gutungura abantu. Dukomeje gushimira Imana. Twajyaga tuyisoma mu itangiriro, tukareba no mu kuva, tukareba uburyo yambukije Abisiraheli inyanja itukura, tukumva turujujwe, ariko natwe turi kubona ibintu iri kutwambutsa. Turayishimira Imana yabanye natwe, iri kugenda itwiyereka ko itakiri Imana. Si Imana yo mu bitabo gusa, si Imana y'amagambo, ni Imana y'ibikorwa. Turashimira Imana igaburira imfubyi, igaburira abapfakazi, irihira abantu badafite hepfo no haruguru. Turashimira Imana. Nihabwe icyubahiro. Akanwa kanjye amasakuzo amashimwe k'ibyo ikomeje gukora. Abo yarinze, abihaye kubyara bagacura abana bazima, abirindiye abana ku mashuri, tuba twohereje, tutabohereje kwa ba nyirasenge, tubohereje ku bigo bayoborwa n'abantu batandukanye. Iyi Mana ikomeje guhagarika inkuru mbi mu matwi yacu, tuyihaye icyubahiro. Nihabwe icyubahiro. Reka tubanze tuyicire bugufi tuyisenge, niturangiza mbaganiriza ijambo riri ku mutima, kandi namwe Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kuri umwami w'abami, izina ryo rihabwe icyubahiro. Ngushimiye ko nta wakubanjirije, nta nuzaguheruka kirazira. Ngushimiye ko ukora ntacyo uhereyeho. Uri Imana irema. Niyo mpamvu uri Imana irema. Ufite ibintu, ufite ukuntu urema. Icyo ndakigushimiye. Ngushimiye kuri Imana itunga umuntu idashingiye ku mishahara ahembwa. Ngushimiye kuri Imana yigisha umuntu idashingiye ku bwenge afite. Uri Imana itangira ikanasoza. Uri itangiriro ukaba n'iherezo. Nguhaye icyubahiro mu byo wakoze byose. Ibyaremwe byose bigushimire kuri umwami w'abami. Ngiye kuvuga ijambo ryawe, uriherekesha imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza mu mitima abantu bagiye kuryumva ndetse n'abazaryumva. Ngushimiye ko bikorera kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, cyangwa se Evanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, igice cya 7. Turasoma duhere ku murongo wa 24 tugeze ku 26. Haravuze ngo, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza
azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Reka dusoreze kandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 6, umurongo wa 49. Luka igice cya 6, umurongo wa 49. Aha, umva uko havuze. Haravuze ngo umuntu wese uzaho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane, akageza urufatiro ku rutare. Nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Mana ishimwe cyane, muri iyi minsi ndi gufashwa n'amagambo nk'aya ngaya akomeye. Usibye ko nta jambo ry'Imana ryoroha. Hari abantu benshi bikundira amagambo yo kuvuga irabatabaye, ibagiriye neza, ihinduye ibyanze guhinduka, iraje bigenze neza. Ariko uyu munsi mfite ijambo ririmo ikibazo, iribaza ngo wubatse he? Wubatse he? Ayo niyo magambo tugiye kuganira. Abaza ngo wubatse he? Kuri umukobwa umaze iminsi ukijijwe, wubatse he? Uri umugabo umaze iminsi ukijijwe, wubatse he? Ufite itorero rikomeye, wubatse he? Ufite iryoroshye, wubatse he? Ufite imirimo ukora mu rusengero, umudiyakoni, umudiyakonikazi, ufite ibyiciro ushinzwe, ariko se kubishinzwe wubatse he? Iyo niyo magambo tugiye kuganira. Mana ishimwe cyane. Yesu yagiye avuga amagambo menshi aryoshye, kuko aya magambo dusomye yavuzwe na Yesu. Yagiye avuga amagambo menshi cyane, yaranabwirije rivuga butumwa dukora muri mbyarembye ngo ubwo atubanjirije tuje tugukurikiye. Irivuga butumwa dukora niwe watubanjirije. Yajyaga abwiriza abantu ubutumwa bwiza bagakizwa. Yajyaga afata igihe cyo gusengera indwara zigakira. Yajyaga afata igihe cyo kwirukana indwara mu bantu zikagenda. Hari n'igihe yakijije umwana wari umaze igihe kinini arwaye. Umwana ise ari umutwaro ukomeye. Ku isaha ya saa moya ise w'umwana aramubwira tumva mwigisha, gese inkurushya ngo ugere ku murwayi aho ari. Tegekera ahantu uri imbaraga zawe ndazizi, umwana wanjye arakira. Yesu yakoze umurimo ukomeye mwinshi. Yakijije abari baremaye, yakijije umudamu wari umaze iminsi ari mugongo, Yesu warakoze. Yakoze umurimo ukomeye. Uravuga itanura ry'umuriro, iyo tuvuze itanura ry'umuriro wumva Yesu wari ururimo. Iyo tuvuze umupfakazi wari ufite umwana w'ikinege, twumva Yesu wamuzuriye akana agiye kugashyingura. Yesu tumwumva henshi. Umunsi umwe mu bantu bari bafite itorero ritemera Yesu cyane, igeze kumbwira ati Yesu mukundira iki? Ndavuga nta ahubwo se umwangira iki? Ndashaka ko mvuga ibintu 5 nabonye kuri Yesu, nawe ukavuga ibintu 5 wabonye kuri uwo mwami mwemera. Yabuze na kimwe, ariko Yesu mubonaho ibintu byinshi. Mubonaho gukiza abarwayi, kuzura abapfuye, kubwiriza ubutumwa, kwirukana abadayimoni mu bantu, ibitangaza byinshi. Aha ngaha rero yararimo aganira, ariko atinda ku muntu w'umunyabwenge. Aravuga ati rero ati umuntu w'umunyabwenge ubundi agira aho yubaka. Ubundi umuntu w'umunyabwenge wese, umuntu ufite ubwenge, agira ahantu yubaka, akagira n'ibyo yubakaho,
akavuga ati nzegamira aka kantu. Ubundi abanyabwenge nusoma Bibiliya uzagenda ubona ahantu henshi hagiye hagaragara abanyabwenge, abakobwa batanu b'abanyabwenge. Uzagenda ubona ahantu Yesu yavuze ku banyabwenge. Ahangaha hari ibice byinshi ntasomye Yesu yagiye avuga ku munyabwenge kizamuranga. Kandi umunyabwenge agira ibintu bimuranga. Umunyabwenge areba kure, atekereza kure. Umunyabwenge areba ibyo ari mubu, akareba n'ibizaza. Ejo he arahateganya. Aha Yesu rero yaravuze ati umunyabwenge, Mana ishimwe, ati ikintu kiranga umunyabwenge. Umunyabwenge agira ahantu yubaka, agira ahantu ashingwa. Reka mvuge mu Kinyarwanda nk'icyo ngicyo. Ahagarara, ashingwa. Umunyabwenge nabonye kandi uburyo umunyabwenge Bibiliya imuvugaho cyangwa se Imana imufata, abameze nk'ikinyabiziga ntakumirwa. Aha Yesu rero yatanze urugero, aravuga yari yitegereje inyubako, yarabikuye ku nyubako, aravuga ati uyazaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Icyambere, umuntu wubatse ku rutare hari ibintu bimugendaho. Aha yaravuze ngo hari imvura. Cyambere hari imvura. Imvura murayizi ko hari igihigwa ikasenya amazu, igatwara abantu, ikuzuza za Nyabugogo kubahazi, hakuzura abantu bakabura aho banyura. Ati cya kabiri hari imivu, yewe cya gatatu n'umuyaga uraza ngo byose bikikubita kuri iyo nzu. Ariko kubera aho yubatse, Imana ishimwe ngo ntisenyuke. Mfite ikibazo muri no minsi cy'ahantu wubatse. Impamvu uri gusenyuka ndakeka ko wubatse ku musenyi. Impamvu akantu kose kari kuza kakagusenya ndi kugukeka. Ushobora kuba wubatse ku musenyi, ushobora kuba wubatse kuri so wanyu cyangwa kuri nyoko wanyu cyangwa kuri nyokorome, ukaba ufite umuntu wubatseho. Niyo mpamvu ibintu biza byose bikagusenya. Ndashaka gutinda muri iri jambo cyane ku bintu bisenya umuntu ariko bigaterwa naho bisanze yubatse. Haleluya. Reka nitondere ijambo ndivuge nitonze. Ushobora kubaka urugo nturwubake nk'umunyabwenge. Nkunda gutanga urugero ku rugo cyane kubera ko nanjye mfite urugo, kandi ibibazo byinshi nkunda kwakira by'abakristo ni iby'urugo. Ibibazo nkunda kwakira bikomeye, bibabaje, bigoye ni iby'abantu bubatse ingo. Urugo ni nk'uruganda rubamo ibintu byinshi cyane. Hari igihe ubaka urugo ukaburira amahirwe mu rugo, ugasanga umugabo ntashobotse, cyangwa se ugasanga umugore ntashobotse. Hari igihe ubaka urugo ukabyara abana ugasanga bakubanye ibirara ntibashobotse. Hari igihe ubaka urugo ugasanga bene wanyu cyangwa bene wabo umugabo usanze ntibashobotse. Ibyo byose turabigereranya n'iki? N'umuyaga, n'umuvu, n'imvura. Ibyo byose ubaka urugo ugasanga birahari, biragutegereje. Umuyaga ukaza, hari igihe haza umuyaga unyuze mu magambo. Umuyaga w'amagambo rero unesha abantu bake. Inshuro nyinshi umuntu unesha amagambo ni umuntu wayanyuzemo. Nkanjye urugero, nanyuze mu gihe cy'amagambo menshi. Hari igihe nzabaho ubuhamya nitonze kuri cano nkabushyira mu byiciro, namwe abakunzi banjye mukagira ibyo musaba navuga ku byerekeranye n'ubuhamya. Ubuhamya nanyuzemo bw'amagambo bwatumye nta magambo ubuyambasha. Iyi mvura cyangwa se uyu muyaga, reka tugereranye n'amagambo. Ese aya magambo aje akomeye asanze wubatse, hari igihe aza akomeye ariko agasanga wubatse ku rutare. Mana ishimwe, ndibuze kuvuga ku rutare. Hari igihe ugira gutya ugahura n'umuvu, yewe we, umuvu ugasanga bene so aho wahungira mu rusengero, ugasanga abo hanze urusengero, mbega umuvu. Ugasanga inzara mu rugo, ubushomeri bw'imyaka 10 warize, wose umuvu koko, mbega umuvu. Ugasanga no mu rusengero nta uhagaze, wose umuvu koko. Ugasanga kuri konte nta kintu kiriho, mu rugo nta yekane ni nta, wose umuvu koko. Ariko so umuvu kuje kugira ngo utagutembana, uhagaze he? Kwanza uhagaze ni ikibazo bazwa muri kuri no tariki wubatse.
wubatse ku musenyi, wubatse ku rutare, wubatse he kugira ngo ibi bintu bigiye kwikubitaho bitaguhirika udatemba. Uru rutare tugiye mu buryo bw'umwuka ni Kristo twubatseho. Kristo uyu nguyu wagendanaga n'Abisirayeli mu nkingi y'igicu, hari kondisiyo ko n'igihagarara bahagarara, n'ikigenda bagenda, n'igitinda batinda, n'ikihuta bihuta, n'ikimara igihe bahamara igihe. Kondisiyo ari ukugenda inyuma yacu. Iki gitare ni Kristo. Iki gitare nshaka kuvuga ni cya kindi Samusoni yihishemo igihe yahungaga Abafilisitiya amaze gutwika imyaka y'Abafilisitiya. Yihishe mu gitare aho niho ingenzi zamukuye zimujyana i Lehi ahari hakambitse Abafilisitiya bamusanganije urusaku. Iki gitare ndimo mvuga ni Kristo twubakaho mu gihe cy'imivu myinshi, igasanga hari ahantu twubatse ku rutare. Mbabariraho urutere, haleluya, Mana ihabwe icyubahiro. Umunsi umwe Paulo na Silasi bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo gufungwa, ariko bo bafungwa mu buryo butandukanye n'izindi mfungwa. Icyambere ngo bafunzwe bahambiriye amaboko n'amaguru, ngo bari mu mbago nta kubuja. Kindi kibabaje, bafunzwe bamaze gukubitwa bazira ubutumwa bwiza. Ariko ndashaka kukubwira aho bari bubatse ku rutare. Bahuye n'umuyaga, bahura n'imivu, umva bahura n'imvura, ariko bisanga ari ahantu hubatse. Ndafashijwe, Mana ishimwe. Ngo babashyira muri gereza. Bageze muri gereza, urumva uburyo bahambiriye n'imibu ibarya, nta kwikoma imibu, n'ahabarya nta kwishima, baraboshya amaboko, baraboshya amaguru, umva. Ariko bababoha hari ahantu bubatse. Mana ihabwe icyubahiro. Ngo bigejeje mu gicuku. Ubundi kizakubwira umuntu wubatse kuri Kristo ashobora guhura n'igicuku ariko bugaca aseka. Umuntu wubatse kuri iki gitare ashobora gukubitana n'igicuku ndetse gikomeye, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mana ishimwe. Ngo bigejeje mu gicuku, ngo bumva hari imbaraga zije. Aba bantu bubatse kuri Kristo hari imbaraga ajya boherereza. Iy'imiyaga n'imivu n'imvura bije, hari imbaraga ajya yohereza. Ngo bigejeje mu gicuku batangira kuririmba. Ngo bararirimba we. Umva abagabo, umva abana b'abahungu ngo bararirimbye. Ntabwo mbizi, nzabimenya ngezeyo. Mfite amatsiko y'indirimbo baririmbye. Nimba baravuze kugukomera kw'Imana simbizi. Nimba baravuze kukwera kwayo simbizi. Nimba baravuze kugukora kwayo simbizi. Nimba baravuze ku bugari bwayo simbizi. Nimba baravuze ku burebure bwayo simbizi. Ariko Bibiliya iravuga ngo bararirimbye, ngo baranasenga. Kubera aho bubatse, ngo barangije, ngo iminyururu ibaboshye iradohoka. Idohotse nibabyitaho, baragumya bararirimba kugira ngo hakomeze hakoreke n'ibindi. Umuntu wubatse ku rutare, icyambere gikoretse ntacika intege, arakomeza hagakoreka n'ibindi. Ngo baragumya bararirimba, barasenga, ngo n'izindi mbohe ziri aho ngaho zirabyumva nazo zirabohoka. Ngo baranga, ngo barakomeza bararirimba. Umuntu wubatse ku rutare atitaye ku bigeragezo bigumya kwisuka nk'imvura, akomeza kwaka. Aleluya. Ngo inzugi nazo zirabyumva, ziribwiriza, zirakinguka. Ngo zikingutse, ngo n'abahanze bacunze umutekano barasinzira. Mu gitondo ngo bakangutse babonye inzugi za gereza zikingutse, baravuga bati ibi ntabyo, dushobora kuba tugiye kwicwaho kugira ngo twicwe, reka twiyice hakiri kare. Paulo na Silasi baramuzibwira batumva, banyakubahwa mwikwigirira nabi, twese turahari. Ntaho twagiye, nta wacitse, twese turahari. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ab'Imana yatabariye mu mudugudu, twese turacyahari. Ab'Imana yarengeye, twese turacyahari. Ubundi wagumya ahantu wanatabariwe, ukagumya ukavuga gukora k'Uwiteka, ukagumya kuvuga imirimo itangaje Imana yakoze. Batabariwe hehe? Aho bubatse. Mwihangane cyane, ngira ikibazo cy'amasinezite,
umuntu waba ufite ubushobozi bwo kumvura cyangwa kundangira umuti wakemura iki kibazo azamvure no kuri telefone wamvura bigakunda kuko numvise hari abantu hari umuntu wambwiye ko bimubangamira yambwiye ngo biramubangamira ati jewe icyo kintu kirambangamira iyo uvuga birambangamira bituma ntakikumva nihangane umuntu wese uzajya yumva ngize ntya ni ikibazo cy'amasinezite karakanyuzemo Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ariko nimba narwaye wubatse hari igihe indwara iza kaza ari simusiga ariko igasanga ahantu wubatse ku byiringiro bivuga ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro iki kigeragezo cy'indwara kigasanga ahantu wubatse nubwo gikanganye wubatse ahantu hadakanganye Imana ishimwe kigasanga wubatse ahantu Imana ivuga iti mwana wanjye nzakugirira neza bitewe n'ahantu wubatse Imana ishimwe iyo yataza kuba yarubatse inzu ye ku rutare ntabwo kiriya kigeragezo cyo kubura abana kubura amatungo kubura mu mubiri kumurya kubwirwa nabi n'umugore kubwirwa nabi n'inshuti zimuvuyeho byose byaraje bimwikubitaho niko Bibiliya ivuga ngo ibintu byose biraza bikakwihondaho ariko byasanga wubatse ku rutare ntugwe abantu benshi bagiye bagwa mu bigeragezo bakabivamo bakava mu gakiza nuko byasanze bubatse ku musenyi impamvu wagiye uvuga ngo ndanabiretse ngo barandwanya mu murimo ngo muri korari ngo barandwanya ngo nyivuyemo wagiye muri korari wubatse ku musenyi ngiki kintu wazize impamvu uri gusohoka mu itorero uva muri rimwe ujya muri ngo barakuvuga nabi ngo bakubwira nabi uri wubatse ku musenyi ngiki kintu uzize kubaka ku musenyi gerageza wubake ku rutare uva ku bantu wubake kuri Yesu umuntu yaravuze ngo va ku giti dore umuntu nawe va ku bantu ujye kuri Yesu wubake kuri Yesu Imana ihabwe icyubahiro turi kwegereza ku musozo w'iri jambo ry'Imana ariko ndashaka kukubaza uri umunyabwenge wubatse ku rutare cyangwa uri umupfapfa nk'uko Bibiliya ivuze wubatse ku musenyi cyo ni ikibazo ufitiye igisubizo ariko ndashaka gusoza ngusengera nkubwira ngo ubaka kuri Yesu kuko abantu bamwubatseho bagize amahirwe menshi abantu bubatse ku mwami Yesu bararamye mu by'Imana ushobora kutarama mu myaka yo kubaho ariko byibuze mu by'Imana ukarama ubundi hari ugukenyuka mu mubiri mu buzima busanzwe ari n'abantu bakenyutse mu mwuka ugasanga umuntu yatangiye neza ameze neza ariko akenyutse atarasengera n'umutwe ngo ukire ugasanga wazamutse uri umuhanuzi ubwiriza uririmba utambira Imana ariko ugakenyuka utarabwiriza n'umunyabyaha umwe ngo akizwe kubera iki ibyo byose wazamutse ubifite ariko wubaka ku musenyi iyo wubaka ku rutare ibintu byawe biba byarakomeye ndagira ngo ngusengere aho uri hose wazamura ikiganza wahagarara wapfukama aho uri hose ndashaka kugusengera ukabwira Imana uti Imana noneho ndashaka kubaka kuri wowe nubatse ku bidafite umumaro nubatse ku bantu nirebyeho nishingikirije ku bidashoboka ariko noneho ndashaka kubaka kuri wowe Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi mwami Yesu ndagushimiye cyane Badanyeri bakubatseho bageze Babuloni bahura n'imiyaga bahura n'imvura bahura n'imivu ariko ntibagwa kuko bubatse ku rutare Mana ishimwe Mana uhabwe icyubahiro nsengeye ubu bwoko bwawe kugira ngo ubahe imbaraga zo kubaka kuri wowe muntu wese wishingikirije ku bidafite umumaro muhe imbaraga zo kukwishingikirizaho akubakeho Mana uhabwe icyubahiro mbasengeye mbasabira imbaraga kandi mbasabira ubwenge bwo kumenya aho bubaka ndagushimiye kuri Imana ikurikiranyira ijambo mu mitima y'abantu kandi umuntu wese akagirira umugisha kubwira ijambo ibitekerezo byo bigahinduka bikaguka kandi n'ibikorwa bye bikaguka kandi n'izi ndwara zaje mu bantu nazo zitegekesheje itegeko kuva mu mibiri y'abantu mu izina rya Yesu umuntu wese wumvise amagambo afite indwara yananiranye ikirire muri iri jambo ndagushimiye kuri Imana y'amaboko mbisenze shima mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen.